urabona ndabona agasa n'umuntu wagize ibintu by'amashyari niba uko nta bikoresho agira nyine kuyimpa biramugora yarashakaga mbese kuyigumana ndamubwira none se uragumana kamera y'abandi ko twagutije kuki udashaka kuduha kamera none ahita agira umujinya arakara akubita hasi irameneka ubu nta kintu na kimwe yakora naringize ngo nze mbikubwire ubimenye ukuntu ibintu byifashe bebe n'umwanzuro byafatirwa yarayimeni kamera yaduhenze kuriya irambabaje cyane hako buriya kuri iki abantu b'iki gihe basigaye bagira ishyari umuntu ukamugirira neza akakwitura nabi umbabarire umbwire ubu ntadusubije inyuma akazi twakoraga niyo dukoresha nari namwizeye nk'umuvandimwe kuko urabizi Amasenti ya inshuti yanjye ni umukozi w'Imana akora umurimo ariko ntabwo nzi ko umugabo we yamugomye gutyo ariko icyo nakubwira cyo njya gushaka mu Amasenti bimuganizeho irakamira bazayishyura ntabwo bishoboka amafaranga guzira kamera twari kuyakoza ibindi byinshi kandi nayo yadufashaga mu mirimo urumva weho rero genda ukora akazi kawe uramukoresha ibikoresho bisanzwe ariko nanjye ndaganiriza mu Amasenti nta nubwo ninda ndajya kumushaka erega tekereza muri business ibintu byose bagiye babyangiriza tukabihorera batekereza yuko tujenjetse ngo nuko ari kwa pasiteri ariko rero na pasiteri yari kubanza yabyigaho cyane nuko nyine agira impuhwe ariko uriya mugabo agira kamere mbi pe igendera ariko ngewe rwose ndaganira na pasiteri mu Amasenti ndamwicaza turebe igisubizo kirava muri ibi bintu uriya mugabo we ntabwo twamworohera rero mu kazi igihe ndabona ibintu bimaze kuba birebire cyane yego murakoze suka ibintu byinshi umuntu azatera imbere gute abahanzi abantu batagira gahunda akakubeshya akagira gusubira duhange mama pasiteri iminsi myinshi isashi muraho neza muraho wicare murakoze mumeze mute mu rugo turashima Imana ishimwe ndabona umeze neza urakeye Yesu agira neza cyane rwose ndabona Yesu yarabigenje neza tukwakiza iki amazi okay reka nze nikurebe cyaka cyane kimeze nabi birakoze izuba ryo muri iyi minsi nawe uri kuribona n'akazi abana mu rugo baraho ari igihe umurimo w'Imana tuwukora tukiwugiraho birumvikana ugasanga ntabwo byoroshye ariko nanone abakristo tugomba kumenya ko yego tubabungabunga tukabasura tukamenya ibibazo by'abakristo bacu nuko tubanye gusa ariko hari akandi kantu kari kanzanye nuko wenda napangaga kugusura bikanga ariko ubu noneho niba navuga ngo byahinduye isura byahinduye bite se kandi urumva rero nkuko nakubwiraga napangaga kugusura mu bihe byiza pe urabizi ukuntu tubanye nk'ababyeyi tuba dukwiriye kujya dufata umwanya tukaganira se ingingo iby'ubuzima bw'abana turera ibintu nk'ibyo ariko rwose hariya mu kazi wanjye si ubizi ibintu nkora se ndabizi yagize ikibazo gikomeye kandi kirimo n'umugabo wawe gusura we yabaye atenzamugira niko umugabo wawe mu minsi ishize yaraje amenera kamera araza ariko mana nyagasani rwose se imenye bigenze bite ni kwa kundi jeste ntabwo nari imari urabizi mfite umukozi yego ukora buri munsi ku munsi uri ku kazi wanjye yamaye ayo makuru none numvisha ko ari umugabo wawe numva binteye ubwoba ndabase ibintu ndabikemura gute gusa umugabo wawe namenye ko ari umunyamahane ngira ngo wenda wowe mu bantu uramuzi nuko umutunze ariko
uko yagira amahane ku mugore hari ukuntu acururuka Yego. bitewe n'uburyo mubanye zamuganirize narahombye pe ndi mu gihombo gikomeye sinabijyana mu manza ariko umuganirize murebe icyo mumfasha kamere irahenze urumva ntago nzi ukuntu byagenda kugira ngo ibibazo bikemuke ariko mbishyize mu biganza byawe. Ukoze cyane kubimbwira kandi ugize neza pe Imana iguhe umugisha. Hari ukuntu tubana nyine nigiye mfite ukuntu mugenza nkamucururutsa agira umujinya uburakari bwa hato na hato ariko ngenze ukuntu tubana gusa ndaza kubimuganizaho n'ibinaba ngombwa wenda twafatikanya kuyishyura ariko nawe ntujye mu gihombo kuko birumvikana urayikeneye kandi urayikoresha fasha kugira gute. Halo. Karibu mugabo mwiza. Reka ngende nanjye Mama Pasteur urakoze Imana iguhe umugisha usuza abo mu rugo mugire urugendo ruhiye. murakoze. Chere ni karibu reka tusanze. Mubona ibintu byose biba byandagaye vuba neza biti. Nzanira amazi yo kunywa. Yireka nze nyaza. Bako ibintu byose njye mbivuga. Muge nzasarara ariko. Oya sheri vuga salari yakira. Kura mu kikura. Yireka mvanye mugabo mwiza ariko rero ni ukuri ucururuka pe. Ntabwo ari byiza buri gihe kuza usakuza uvuga nabi uzi ko n'abana ariko babifata ukundi. Ntabwo stress zo mu kazi ngo nze nkura nizanga. Ni ukuri ugerageza wihangane. Buri gihe uzaza uvuga nabi ukubona yewe kuko nazabigenza gute. None se mu kazi bimeze gute? Ntabwo. Yewe none se sheri ko ntibwo habaye iki? Ntabwo ushobora kubitsobanurira ngo twumve ko twabishakira igisubizo. Kamanze mu mazi. Ushize rero. Yego. Oya. Ishati iranshyuhiye kuko ibibazo biri hanze ntabwo byoroshye. Inzu ikeneye kubakwa ikarangira. Abana ku ishuri. Yego ndabizi. Ntabwo byoroshye. Yego. Nihangana riri hariya ryo kuri njyewe ntabwo bishoboka. Ngenda bikubwiye ko bidashoboka. None se ninde muhanganye? Desani. Hariya muri Desani. Yego. Bivuze ngo Desani nitavaho. Ubwo harabaho ibintu bibiri. Desani nitavaho ndatandukana nawe. Kuko ntabwo twabana nta mafaranga. None se gutandukana kwanjye nawe na Desani bihuriye hehe? Urumva umwanzuro ari uko njye nawe dutandukana rero. Ubwo se urabona abana bacu bazabaho gute bakazakura gute nta burire bwa papa wabo babona nta gitsure cya se babona? Urabona ngiye ibyo bintu nabyihanganira cyangwa bifitanye isano n'inkuru numvishije kuba bameneye kamera. Ibyo muri kamera mbese biguye niki? Wa mugore niba utari urwandiko ushobora kuba uri baruwa. Ibyo kamera byo biguye niki? Ninjye bikubwiye. Iyo nkuru yavuye ubwo niki tururu ni za nkuru zanyu zo mu matorero n'isengero bya bindi numva mwirirwamo. Nkubwiza ukuri nyumva ndebe njye ndumugabo wawe. Ibintu ni bibiri usanga abo banyamatorero banyu n'abanyamadini yewe usige ibyanjye ni business. Nta business abo nkufite. Ntabwo gutandukana ari cyo gisubizo. Ntabwo gutandukana ari cyo gisubizo. Desani oya icara nkubwire sheri. Umva nkubwire. Mana nyagasani. Kurafata. Masentia. Karame. Masentia. Karame sheri. Zanira izo nkweto nigende.
n'ubundi nta mutuzo ndi kubonera ahangaha. ugiye hehe? Zana. None se sheri mwe umuzanye muto ugiye hehe? Nagiye. Ugiye hehe nyine? Mvuye he? Mvuye. Ntumbonye nje. Subiye aho mvuye. Ariko nanjye ndi kukubaza ahantu ugiye. None se ugize ikibazo namenya ngushakira hehe? Ibyawe ni ukurya n'abana bawe nta kindi. Tegereza nyine Kuvuga ndi ngo guhaha. urarebye mbese ubona ko akazi kanjye ari ukurya gusa nta kindi kintu nshoboye muri uru rugo. Ngiye mu kazi sheri. Mu kazi? Ikindi. Aya masaha? Ko nta rimbi kuzi hose. Ubundi gahunda zawe zose ko nabaga nzizi kuva kuri A kugera kuri Z. Guhera uyu munsi rero bimenye ko utazongera kuzimenya. Hari undi watsiruje ariko. Uzajye ubaza baba nyamadini n'amatorero banyu. Ariko ibyo bintu wishyizemo ni ibiki? Ngo abaki? Wumvisha iki? Ariko se ubwo uzagira umutima nk'uw'intare kugeza ryari? We ntabwo ubona ko bihungabanya umwana? Kugeza igihe nawe nyine uzumva ko ufite umutima utunganye ugomba kunyumva. Nenge mugabo hano. Ndabizi niwe mugabo mu rugo, ariko rero tugomba gushyira hamwe tukumvikana tugashaka igisubizo. Kuza umbwira nabi, ubwira umwana nabi ntabwo ari cyo gisubizo. Ese ubona ngiye binshimishije? Guhora duhanganye buri munsi ni kwande bari kurwana, ni kwande bari gutongana, ni mama Cynthia na papa Cynthia. Urumva ibyo bintu ari byo urumva kumvikana nawe n'abafundi batanyoroheye. Wabimenya se shaho? Abibwirwa n'iki se? Kungu iki? Noneho urebye ubona ndi umuntu w'igicucu udatekereza ku buryo ibyo ukora byose mba ntari kubireba. Ariko urabizi ko wanshatse nsani? Oya. Amasengesho barayarya. Mugore w'igicucu. Mbese ndi igicucu. Abandi birirwa mu kazi birirwa bicara. Ndi igicucu. Urarebye usanga ndi igicucu ku buryo nta mumaro ngira. Ariko se wagiye ugenda neza ukareka no kungwaho. Hano ni iwawe. Ibibazo biragwira. Ubu amaherezo y'ibi azaba yahe? Pasiteri yamuretse ari kumushaka hiki. Agize uko yamumeneye kamera, none nanjye ngiye kubizamo. Ubu se ngiye ndi kuzira iki? Nk'umwana wacu, ubu amaherezo azaba yahe? Umugabo udashaka kwicara ngo twumvikane dushake igisubizo cy'ibibazo bihari, ahubwo umwanzura kumva ko agomba kugenda. Ubu se nzahura muri uru nzageza ryari n'ukabyarana. Mana ko nzi ko wumva gusenga kwanjye, wambabariye ukanyumva koko ukangarura umugabo, tukareba ko hari icyo twakwigezaho. Ubu tuzahora mu nduru kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru turi gutongana. Mana ndakwingiye. Ariko mana koko ubu igisubizo kizaba ikihe? Uriya mugabo yagiye ambabarira kumva, yamennye kamera y'abandi, pasiteri aramubabarira, ariko ntago ashaka kunyumva, ngo ashaka ko dutandukana. None se gutandukana nicyo gisubizo? Njye ntago ndi kubibona n'ukuri. Ntago gutandukana ari cyo gisubizo, cyo kiragarura kamera y'abandi, ahubwo yakagombye kwicara tugashaka igisubizo cy'ibibazo byose, tukareba ko hari aho byagera. Inze n'ukuri, reba ukuntu bigenza, ngiye guhora mu marira, nganya induri wacu, nta munezero, nta mutuzo, nta gushyira hamwe. Umwana yarahahamutse, n'ukuri Mana ndakwinginze, nzi ko wumva gusenga kwanjye. Undindira umugabo ahari, uzanamugarure, turi ko twashaka igisubizo cy'ibibazo dufite, kuko nanjye ubwanjye ndumva nihebye, ntangiye gucika intege. Mana niwe wangaruramo imbaraga.